ahandi hose no kuvaho nabuwande kwari wewe murengezi wanje ndakwihariye Yesu ashimwe. Alene ndagusuhuje, Imana iguhe umugisha mwinshi. Imana ikomeze ikwiteho, ndagushimiye, nshimiye n'abandi bahageze, Imana yo mu ijuru ibiteho. Uyu munsi nifuje kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo kwizera. Kwizera icyo ari cyo. Twatangira dusenga. Uwiteka Mana nziza, Mana y'amahoro, Mana y'icyubahiro, uzamura icyubahiro, ndagushimiye. Ushimiye kuri byose uba wakoze, ngushimiye ku byo uba wakoze nabonesheje amaso, ngushimiye ku byo uri gukora ntabasha kubona, ngushimiye kandi no ku byo uzakora. Ngushimiye ko icyumweru kirangiye amahoro. Mwami Yesu Kristo, ni ukuri nta kintu na kimwe cyambuza kugushima. Ni ukuri umuntu aba yaciye mu ntambara zitandukanye, ariko iyo umuntu ageze aya masaha kandi akagera n'uyu munsi kwa gatanu ari muzima, nibyo gushimira Imana. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye, ngushimiye ku bwanjye, ngushimiye no ku bw'abankurikiye. Mwami Yesu Kristo, nuko wabashoboje kugera uyu munsi. Ishimwe no gukomera n'ibyawe. Tugiye kumva ijambo ryawe. Reka Mwami Yesu Kristo ntabe ari njyewe, ahubwo byose biri mu bushake bwawe. Umwuka w'ubwenge anyuzure, kandi n'umwuka wo kumva ube ku bantu bose baza kunyumva, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye, ishimwe no gukomera n'ibyawe. Amen. Umunsi ndashaka kubigisha ku ijambo rivuga ngo
twongerere kwizera. Igice cya 17 muri Luka havuga ijambo rivuga ngo ibyo kwizera. Ndavuga akajambo gatoya ubundi tujye mu Baheburayo niho bavuga kwizera cyane. Ngo nuko ngo maze 17 Luka 17 umurongo wa 5 ngo titira avuga ngo ibyo kwizera, ngo maze intumwa zibwira umwami Yesu ziti twongerere kwizera. Naho ngaho ndi bugarukire. Hanyuma tujye mu Baheburayo igice kizwi n'abantu benshi kivuga ibyo kwizera ibyo ari byo, ariko nagisomye numva kimbereye gishyashya. Ibyo kwizera ibyo ari byo iravuga itangira avuga ngo kwizera icyo ari cyo, ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Ubundi ngiye kwizera ukuntu numva n'ubu ngubu kuba ndi kuvuga ubutumwa ari ukwizera, n'abankurikiye ni ukwizera. N'igihe umuntu ashaka nko kubyuka akumva ashaka kujya gusenga ni ukwizera. Ubuzima bwa buri munsi bw'umukristo, ibyo akora kugira ngo abashe gukiranuka umunsi ku wundi, sinzi ko nabyita gukiranuka, kugira ngo abashe kugenda mu rugendo rwa gikristo, kuko gukiranuka si ukwacu ni ukwa Kristo. Ahubwo ubuzima bwa buri munsi umuntu akora avuga ngo nkore misiyo yanjye kuri iyi si, nibyo numva bita kwizera. Ni ugukora ibintu utazi ngo bizagenda bite, utazi ngo ese urabona nk'urugero abayisiraheli bajya kwambuka inyanja itukura. Reka ntanga urugero rwa Aburahamu n'isekuruza z'abizera. Umwami Imana amubwiye ngo haguruka uve mu gihugu cy'iwanyu ujye aho nzakwereka. Ntigeze amubwira aho ariho, ntigeze amubwira ngo, yambwiye ati we komeza ugende gusa. Ni nk'urugero nk'umuntu bazakabwira nk'umuntu w'umumama ufite abana n'umugabo ati haguruka uve mu rugo rwawe ugende aho nzakwereka. Na Aburahamu niko byagenze. Bivuga ngo ni ikintu umuntu akora kubera ko afite yizeye iby'Imana, conviction, yizeye iby'Imana izakora. Bivuga ngo yizeye avuga ati uko biri kose n'Imana yabivuze. Hari n'abantu bagira kwizera bakuye mu nzozi, avuga ati iki kintu nabonye mu nzozi ndabizi Imana izagikora, cyangwa iki kintu nabwiye n'umuhanuzi, cyangwa iki kintu umwami Imana yanyibwire ku giti cyanjye ndabizi Imana izagikora. So rero icyo gihe kwizera ni uvuga ngo ni ikintu utazi neza ko nta gishusho yacyo ufite, cyane ko igihe cyose Imana iguhaye isezerano cyangwa ikubwiye ikintu, cyangwa nk'amasezerano ari muri Bibiliya, ntabwo uba uzi inzira izabicishamo. Bivuga ngo kwizera rero ni ukumenya udashidikanya ibyizerwa ko bitazaba, ibyizerwa ibyo ngibyo ko bizaba, nicyo bishaka kuvuga ko mbese nta gushidikanya ko bitazaba, nta gushidikanya kugomba kubamo, ahubwo uravuga uti bizaba kuko ari Imana yabivuze. Noneho nifuje ko tuganira ku gice cyose cya 11 cy'Abaheburayo. Kiravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya, ukabyiringira udashidikanya, utanavuga ko bitazaba, ngo kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba. Bivuga ngo ni ibintu biri intangible, ni ibintu tudafata, tutabasha kureba. Tuvuge par exemple se twabyita gutera, nta buryo twita nk'umwana ukizera ko azavuka ameze neza, atarwaye, adafite ubumuga, ukavuga uti ndabyizeye. Ariko hari n'igihe bishika ugasanga avutse atameze neza. Ariko iyo ubyizeye muri we, bivuga ngo Bibiliya iravuga ngo kwizera kurarema, icyo wizeye nicyo kibasha kubaho. Ndabaha nk'urugero n'abarozi. Abarozi aravuga ati kanaka ejo saa 5 azapfa. Bivuga ngo muri Rim Spirit bakoreramo baba bizeye ibyo bakora, baba bazi ko badahushwa, sibyo? So rero kwizera ni ukwizera ibintu utarabonesha amaso. Ariko nshaka kubona ko ubuzima bwa buri munsi huzuyemo kwizera, hatarimo kwizera ngira ngo umuntu yanapfa bitewe n'ubuzima bwa buri munsi umuntu acamo. Ariko abizera rero Kristo avuga, yatanze ijambo ry'Imana ryagiye ritanga abizera benshi batandukanye. Hano bamaze kuvuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite, ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Bivuga ngo ibi ngibi biba pratique n'abizera, kuko nk'abascientifique bo bavuga ukundi kuntu isi yaremwe, ntabwo bavuga ko ari Imana yayiremye.
ngo nicyo cyatumye ibiboneka bitamenywa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni ukuvuga ngo ni spirit yamujeho yo kwizera, kuko icyo gihe nta reference yari afite, ariko amenya gutanga icyiza. Iyo ni ukuvuga ngo kwizera, Kristo ubundi niwe kwizera, niyo banze yo kwizera, ni no kwizera. Bibiliya ahantu ivuga mu Baheburayo ngo yumviye kubera kumvira kwe no kwizera. Ni ukuvuga ngo kwizera ni Kristo, ni cya kintu ukora uhamya neza ko kizaba, ariko atari wowe ku bwawe, ari izindi mbaraga z'ubwami bw'ijuru zibigushoboze. Ngo Abeli nta reference yari afite ivuga ngo reka ngikore neza, n'undi basokuruza babikoraga gutya bakanaka, ariko we yizeye ko natanga igitambo cyiza bizamugendekera neza. Ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Ngo kwizera niko kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Enoke ngo yari afite ubwiza budasanzwe, handi Imana yamurebye iramufuhira avuga ati uyu muntu naguma muri iyi si azayanduriramo. Kandi ibi ngibi iyo tubisoma twumva ari amateka, ariko nubwo turi mu kinyejana cyacu kirimo ibihimbano byinshi, ibintu bishyashya, tekinoloji, ariko nabo bari abantu babaye kuri iyi si, babaye kimwe nk'uko natwe tubayeho. Ni ukuvuga ngo wenda ntibaryaga ibyo turya, ntibambaraga ibyo twambara, ariko imvura igwa kuri iyi si, izuba, umunsi ku wundi kwibaza ngo biragenda gute, nibwo buzima bacagamo. Kuko urabona Aburahamu bamubwira ngo Sara azabyara habura imyaka mike ngo agire imyaka 100, ngo Sara mu ihema yarasetse. Ni ukuvuga ngo natwe ni ubuzima buri reyeri bwabayeho, ni nabwo natwe tubaho, kuko nta kintu muri Bibiliya usanga kiri muri pase cyane, usanga n'ubu ngubu hari ibintu bibaho bisa. Ngo kwizera niko kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, ngo kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Hano hasi avuga ngo kuko yahamijwe atarimurwa, bivuga ngo yagaragaye ko akiranutse atarava no muri iyi si. Imana ihita imwimura, avuga ngo uyu muntu ukuntu ameze agumye kuri iyi si yazanduzwa n'iyi si. Ngo yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ngo ariko utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Ubundi iyo turi kwakira agakiza turavuga ngo Kristo ndamwizeye ko ambera umwami n'umukiza. Ni ukuvuga ngo uba wizeye ko urugendo utangira ari urwa Gikristo, ni ukuvuga ngo ni Kristo uzakuyobora, ntago wowe ugomba kwiyobora. Niyo mpamvu no kubatizwa tuvuga ngo dupfanye na Kristo tuzukanye nawe. Ngo sinjye uriho ahubwo, Pawulo akavuga ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo muzima muri njyewe. Ni ukuvuga ngo ubuhinduye identite, ubaye umwana w'Imana. Ngo hano navuga ngo kuko utizera atanezeza Imana. Iyo udafite kwizera ntabwo unezeza Imana. Ni ukuvuga ngo iyo udafite kwizera Imana urahuzagurika mu buzima bwawe bwo kwizera, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Tuvuge par exemple umuntu ashobora kuba arwaye, ariko kuko hari amasezerano Imana yamuhaye, akaryama ku gisasira akaremba neza, ariko akajya avuga ati ariko hari Imana twavuganye ko ibi n'ibi bizaba, hari Imana twavuganye. Ako kantu kagahora karimo, ni ukuvuga ngo ni umwuka wari utuye mu buzima, umutima wawe agahora kwibutsa ko hari ibyo mwavuganye. Urumva Aburahamu ajya gutamba Isaka ngo amutangemo ituro, nako amutangemo igitambo. Mu by'ukuri hari igihe umuntu aba desespere ntanibuke ko ari by'Imana mwavuganye, ariko ntiyibukaga ko ari we sezerano, ko uwo mwana ari we sezerano, ko ari we uzavaho sekuruza w'amahanga y'abizera. Ariko aravuga ngo kubwo kumvira, kwizera bijyana no kumvira, bikajyana no kwihangana, kuko kwizera kenshi kugaragarira mu bigoye. Ntabwo ushobora kubona umuntu udamara bimeze neza ngo uvuge ngo uriya afite kwizera. Kwizera kugaragarira mu bintu bigoye. Hakuri Imana yabwiye Aburahamu ati haguruka ugende aho nzakwereka, ahantu hatazwi haguruka ugende aho nzakwereka. Kiriya ni ikimenyetso cyo kwizera. Ni ukuvuga ngo bariya Shadrake, Meshake na Abedenego babashyize mu tanura ry'umuriro, baravuze ngo naho Imana yacu itadukiza. Ni uko bari bazi ko ubuzima bwo kuri iyi si atari ubwabo. Hano mu Baheburayo ahantu turi bugere bavuga ngo bari abashitsi, ngo n'abimukira, ngo bifuza gakondo yindi ngo itari iyi. Sibyo? Nabari abana baravuze bati naho Imana yacu itadukiza, twebwe ntabwo turi bwiyanduze. Nivuga ngo kwizera kenshi kukunda kugaragara mu bigeragezo.
mu bibazo. Ntuza Stefano batangiye kumutera amabuye mu byakozwe n'intumwa igice cya 7, ntiyigeze avuga ngo ndamwihakanye ngize gutya. Yatangiye kubabwira ati yo disi mwe muntu yagahinda ni nkoya yarebye, atangira kubabwira intangiriro ukuntu Imana yaremye isi, ukuntu yashyize Isiraheli, ukuntu na Yesu yaje ku isi ati nawe mwarabumambye muramwica, kuko ngo yahise agira ubwiza budasanzwe, kuko we yirebaga ubwiza agiye kujyamo. Nawe kwizera no kumenya udashidikanya ibyo utabonesha amaso ko bizaba. None kwizera kuzurizwa n'urugendo rwa buri munsi, tugenda twizera ku tuntu duto twa buri munsi, ukagira ubwoba bw'ikintu ugapanika. Ariko iyo mu Baheburayo bavuga igice cya 11 cyo kwizera, natwe tufata nk'ubuzima bwawe bwa buri munsi, ukareba ahantu henshi wagiye ugira ubwoba uti Imana ibi biragenda bite iki, ariko Imana ukabonera bigucishijemo. Ejo bundi Imana yampaye ijambo irambwira ngo nta mpamvu n'imwe udafite yo gushima, ntayo. Imana igenda inyereka urugendo rw'ubuzima bwanjye ati nibi wabiciyemo, nuvuga ngo umuntu yarebye track records z'ubuzima bwe hatambutse, ahita abona ko Imana ariyo kwizerwa. Nukuri na bya bindi biteye ubwoba bishinyitse ukavuga ati nibi ngibi nzabicamo. Kwizera rero ntabwo gukeneye mu gihe cyatambutse, ntigukeneye mu gihe kizaza, ahubwo gukeneye mu gihe turimo. Ubuzima igihe urimo niho ubukeneye kubiva kwizera, kuko aho Satani yaguteye uyu munsi agatsindwa, umwaka ukarangira atsinzwe, ntabwo ari cyo kigerageza azazana muri 2023, azazana ikindi gishaka kuza ari kimwe ariko kikaza gisa ukundi. Biba bisaba rero ngo duhore twongera kwizera. None reba abigishwa ba Yesu babanye nawe, Luka twabibonye 17:5, twongerere kwizera. Abakatolika bakunda kuvuga ngo twongerere kwizera, buri munsi babisubiramo, twongerere kwizera. Uru rugendo udafite kwizera ntago ubasha kugenda. Kwizera rero ninde? Ni Kristo, kuko twebwe kubw'imbaraga zacu ntago twabishobora. Niyo mpamvu udafite kwizera ukiri mu buzima bwo muri Egiputa bw'ubutayu bwo muri isi, yicira inzira avatika nkora iki ndebe ko nashika kuri iki. Ariko ikintu kikwereka ko adafite kwizera usanga ari empty, afite rovide mu mutima we, akabikora akabona ariko ntago bigenda, akabikora ariko akabona ntago bifatika, agashaka ikindi akora kugira nezerwe. Dufate nk'umuntu nk'urugero, akanywa inzoga zose z'ubwoko bwose, akanywa itabi, agakora ibintu byose bituma mu mutima we yuzuzamo ikintu cyatuma yishima ariko kikanga. Ariko umuntu ufite kwizera aravuga ngo nubwo bimeze gutya ndabizi Umwami Yesu Kristo turi kumwe, nubwo bizimeze gutya ndabizi azantabara. Nukuri nibuka ijambo yambwiye. Nuvuga ngo kwizera ni ubuzima bwa buri munsi, ni ubuzima duhora ngo twongerere kwizera, twongerere kwizera. Hari n'abantu Imana yahaye impano yo kwizera ku buryo aganiriza mugenzi we agahita amupartaje, ugasanga muhaye ijambo rimukomeza, iminsi ikagenda. Cyane cyane abakozi b'Imana abenshi bafite imbaraga zo kwizera. Gashaka kuza akakubwira ngo Imana yishyura amazu, Imana yishyura minervari, abana be bamaze icyumweru batajya ku ishuri, inzu ifite amezi 6 itishyuye. Ariko kubwo kuvuga ngo ndizeye nubwo bimeze bitya, nta muntu nigeze mbona ku Mana utangira muri success usibye Yobu niwe watangira muri success ameze neza. Ariko abenshi batangira bava ngo ndabizi yasezeranye no kubikora izabikora. Hano avuga ngo rero ngo ariko utizera ngo ntibishoboka ko ayinezeza, ngo kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ari umuremyi, ayo Mana yaturemye. Buriya uzareba mu buzima bwa buri munsi, science zakora ibintu byinshi, ariko science ishaka kugusobanurira inzozi se ntago yagusobanurira inzozi. Mwabonye Yosefu muri Bibiliya, Yosefu asobanura inzozi, uriya mwami aravuga ngo izo ni Imana zanyu zibigusobanuriye, kubera ko ntago byari bishoboka mu buzima bw'ubwenge busanzwe. Ni ukwizera kw'Imana iriho, kandi ari Imana nzima, kandi ari Imana ikiranuka, kandi ari Imana itabeshya. Ejo bundi nababwiye ngo niba ari Imana yaremye umubyeyi n'urukundo akunda umwana, ngaho tekereza iyo urukundo dukunda ukuntu rungana. Ubundi Imana ikozwe mu rukundo, nubwo iyi si iremereye igoye, ariko dufite kwizera ko yasezeranye no kubikora izabikora. Turakomeje ngo kwizera niko kwatumye ngo kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishaka. Hariho kondisiyo, ikagororera abayishaka. Utayishaka ntacyo bahuriyeho, ntacyo mwahurira n'Imana utayishaka. Ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo ibitaraboneka, akabaza inkuge. Urebe inkuge yagiyemo umuryango wa Nowa, akajyamo na buri gisimba cyose cy'ubwoko bwose,
arayibaza numva abarokore baririmba ngo arabaza no, ariko ngira ngo rimwe na rimwe ntibabazi n'ibyo bari kuririmba sibyo. Okay, baba babizi ntabwo wapfa kubiririmba, ariko ubishyize mu nyurabwenge ukabyumva neza, iriya nkuge kuyibaza ukayikora nk'uko Imana yamubwiye, kora gutya shyiramo ibi. Ntekereza ko ari ibintu byafashe periode nini cyane, ariko akajya ahora avuga ati ndabizi iby'Imana yambwiye niyo igiye kubikora, sibyo. Ngo amaze kuburirwa akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera, kuko yizeye Imana. Ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu ngo yumvira Imana imuhamagariye kujya, hamwe navugaga, imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa. Yagiye atabizi, ariko yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Buriya ngo hari ahantu mu Bakorino bavuga ngo Imana yadukirishije ngo ubugoryi, ashaka kuvuga ko ijambo ry'Imana rigaragara nk'ifite intege nke, ariko ari ryo rifite imbaraga. Ngo uwakumva ngo avuga ati anje haguruka ugende nzagira gute. Hari na byinshi tubwira abantu tuganiriza, bavuga ati ariko abarokore banza hari akantu kabura, ni gute ibintu mudashyiramo na logique. Kandi koko Bibiliya iravuga ngo ab'isi ni abahanga ku ngoma yabo, ni ukuvuga ngo ni abahanga ku buryo umuntu aguha logique kandi ukumva niyo, cyane kuba wizeye n'ibyo utarabonesha amaso, no kuvuga ati ariko ibi bintu koko Mana nizeye ni ibiki, uyu muntu nakurikiye ninde ko ntaranamubonesha n'amaso, kandi akaba ariko n'umubabaro ukomeza kwiyongera, ariko igihe kimwe ikigaragaza nk'Imana ikavuga ati burya ninjye twagendanaga, ninjye bwa butayu wabugucishijeho, ninjye waguhaye umutima wo kwihanganira ya magambo y'abazaga ati so wakoze nk'abandi, wagenze nk'abandi, wakwitwaye nk'abandi, ariko ugakomeza ukagira kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujyaho agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Ngo kwizera niko kwatumye aba musuhuke mu gihugu yasezeranyijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo. Yaragiye nyine ahita ashinga amahema, kandi ari igihugu cye yasezeranyijwe. Reba nk'umuntu akakubwira ati jya muri Kongo muri aya mashyamba, ukabanza kuba muri ayo mashyamba ukabaho nabi, kandi igihugu Imana yarakiguhaye, ariko ntabwo byari iby'umwuka. Yabwirwaga ko urubyaro rwe ruzahabwa kiriya gihugu, kuko yarinze ava muri iyi si akihabamba amahema. Niyo mpamvu bavuga ngo bifuzaga gakondo itari iyo. Ni ukuvuga ngo Imana yari yabagize abatoni, bari bafite amaso y'umwuka yo kureba ibizaza, wo kureba kure. None harakomeje, ngo icyo gihugu akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganwe nawe ibyo yasezeranyijwe. Ni generasiyo, ni urubyaro, ni urukiryi abamuvugaho. Ngo kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro, ari we Kristo, ngo Imana yubatse ikawurema. Buriya kiriya cyose cyari igishushanyo cyo kuzaza kwa Kristo. Ngo kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, ngo kuko yatekereje ko iyasezeranyije ariyo kwizerwa, kuko yatekereje ko iyasezeranye ariyo kwizerwa. Ni nacyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari amaze nk'imbuto, akomokaho n'abangana inyenyeri zo mu ijuru kuba benshi, kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika. Hasi harakomeje, ngo abo bapfuye bakizera, bapfuye bagifite kwizera, n'ibyo bizera batarabibona, kuko byari iby'umwuka. Yabaye sekuruza w'abizera, akomokaho. Niyo mpamvu hari ahantu handitse ngo Dawidi abwira Yesu ngo ni umwami we, kandi Yesu aturuka mu rubyaro rwa Dawidi. Ni umwami we mu mwuka, ariko yavuye mu rubyaro rwe ku mubiri. Urimo urabyumva? Bano rero nabo ibyo bari bizeye bari kuzabona byari iby'umwuka, ntabwo byari bifatika, byari ibintu bizaba, ariko ngo babiboneshaga amaso bari kure, niko Bibiliya ivuga, ngo babiboneshaga amaso biri kure, barinze bava mu isi ariko bakibyizeye. Sibyo niko kuri 13 bavuga ngo barahabwa, ngo bose bapfuye bakizere batarahabwa ibyasezeranyijwe, ngo ahubwo
babiroraga biri kwa ahantu ho tugeze ngo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira ku isi. Buri umuntu w'Imana arabimenya, igihe cyose aba kuri iyi si aba abizi ko ari umwana w'Imana. Hari umuntu wigeze ankorera imisatsi arambwira ati ngenda ndabizi ko ndi umwana w'Imana. Ambwira ukuntu yagize inzozi ajya mu ijuru, ngo agezeyo ngo baramubwira ngo subirayo igihe cyawe ntabwo kiragera ngo ari kuzagaruka. Nuvuga ngo abantu b'Imana, Imana irabakominika, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko nta kizaba ku ntore zanjye. Nuvuga ngo niba ari intore zayo ihora iziriho, ngo kuko nta kizaba ku ntore zanjye ntazimenyesheje, ngo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ngo ahubwo babiburaga biri kure cyane bakabyishimira. Umuntu w'Imana yishimira ibindi by'Imana, nta shyari agira, nubwo bapfuye batarabibona ariko barabyishimiraga, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo, aha none dushyize muri perezida, abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Uvuga ati ngiye hano si iwacu, aba agaragaza ko ashaka indi gakondo. Ngiyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, ngo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ngo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko bayiteguriye umudugudu. Nuvuga ngo hari abantu bababazwa bagahura n'ibigeragezo bakagira atari kuri yahora asenga, atari kuri uriya ati se ko ahura n'ibi, ariko agahora avuga ngo ndi fiyeri yuko nakurikiye iyi Imana. Kuko abantu bamenye Imana by'ukuri baba bayizi, buriya nubwo batari bayibonesha amaso, hari utuntu baba bayifiteho, hari za records baba bavuga ati naha twarabanye, naha aho Imana igera akavuga ati anje n'ukuri aho ndumva wanshimira. Ni ukuvuga ngo icyo gihe tuvuga uti wawu, burya koko turahorana turagendanya. Kandi Imana ikoresha ibimenyetso byinshi kugira ngo ibigaragarize bamenye ko bari kugendana nayo. Noneho hano nabo baravuga ngo ntibakorwa n'isoni ry'uko Imana yitwa Imana yabo, kuko bayiteguriye umudugudu. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranyije ibyasezeranyijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege. Uwo yabwiye ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzatwirirwa, kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse no kuzura abapfuye. Urabyumva? Yagize kwizera kudasanzwe, aravuga ati okay, uyu mwana ni uw'isezerano ndabizi, ariko reka mutambe kuko Imana ibasha no kuzura abapfuye. Murabyumva? Yarenze beyond ubuzima, agera no ku rupfu, aravuga ati no, naho yapfa azazuka. Aha turakomeje ngo nicyo cyatumye amugarurirwa uzutse, kuko deje yari yamutanze, umutima we wari wamutanze. Ngo kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo Esawu imigisha y'ibizaba. Iyo muri mu ntangiriro ntuze Yakobo agiye gupfa, agiye gutanga imigisha kuri bano bahungu be babiri, nako Isaka ajya gutanga kuri Esawu na Yakobo, yabahaye umugisha, abwira Yakobo ukuntu azakomera, ukuntu amahanga y'isi azamukomokaho. Arangije Esawu igihe yamwingingaga ati koko nta namukiye wasigaye, nawe amuha umugisha, ariko amubwira ko azaba umugaragu wa murumuna we. Iyo ugiye mu ntangiriro nko mu bice bya 20 urabibona ko nawe yasize abahaye umugisha. Bivuga ngo kuriya kuntu ababyeyi bakira bari bafite, abo babyeyi b'icyo gihe bari bafite kwizera, kuko bari bafite connection iri direct n'Imana. Akavuga ati mwana wanjye ndabona ari, nuvuga ngo bahita bajya mu mwuka ati ndabona ari bizakubaho, ndabona, kubera ubuzima bari barabanyemo n'Imana. Burya kenshi kwizera kugenda n'ubuzima ubanamo n'Imana, niba naho muhurira, niba udafata umwanya wayo, niba udayisenga, niba utayiramya, niba utari inshuti yayo, burya kenshi iyi communication ituma ushaka nko kuvuga ati mwana wanjye ndabona ibi n'ibizaba, ntabwo bikunda kubaho. Niyo mpamvu ari nk'umuntu ushaka nko kumva ati ngiye nabaho nta muntu urampanurira, nabaho sindagira inzozi, nabaho sindumva ijwi ry'Imana. Nuvuga ngo si uko Imana itamukunda itamwitaho, ariko ntabwo ari imitaci n'Imana. Nuvuga ngo yibera mu buzima bwe buri libre, buri aho ngaho. Kandi hano yavuze ngo hari ahantu twasomye ngo abayikunda, abayishaka, hari ahantu twabibonye abayishaka. Niyo mpamvu na Bibiliya ivuga ngo nkunda bankunda, ngo kandi abashakana umwete bose barambona, ngo ngahora ubuvivu kugeza kubuzukuru. Ariko aravuga ngo abashakana umwete n'ukuri barambona. Turakomeje. Aha tuvuye kuri Esawu,
nantoza kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana ba Yozefu bombi, abuzukuru ba Yozefu bombi. Bamwe yabonye ageze muri Egiputa aravuga ngo ariko bana nari nzi ko Yozefu yapfuye none mubonanye n'abana be babiri, nuvuga ngo Imana ibasha gukora ibiri biyone ibyo dusaba. Arangije agahesha umugisha kuko yahise abona ko Imana ariyo kwizerwa. Yavuze ati Yozefu aracyariho, ahita avuga ati iyakoze ibi ibasha no gukora ibirenze. Arangije abaturaho umugisha, yari afite umwuka w'Imana muri we, atangira kuvuga ibirenze, atangira guhanurira bano bana ngo agasenga yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni ye. Kwizera niko kwatumye Yozefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa. Kwizera buriya kukunda kujyana na track records ni n'ahatambutse y'ibyo Imana yadukoreye. Noneho Yozefu yarebye areba ukuntu bamugurishije bakuru be, areba ukuntu yagiye kwa Potifari, areba ukuntu yaje kuba umwami. Agiye gupfa arababwira ngo ndabizi ko muzava muri iki gihugu kuko dufite igihugu cy'isezerano, muzatwara amagufa yanjye muzayashyingureyo. Uwo ni Yozefu. Kwizera niko kwatumye Yozefu ubwo yari agiye gupfa yibuka byo kuva muri Egiputa kw'Abayisiraheli, agategeka iby'amagufa ye. Kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ko ari keza ntibatinye itegeko ry'umwami. Baravuze bati iyaturemye yabanye na basogokuruza, uyu mwana izamurokora, bamushyira mu mazi. Kandi koko yaramurokoye, yarinzwe n'uwari kumwica, niwe wanamureza aramukuza. Imana rero ni igitangaza. Imana iri fidele mu buryo butandukanye. Aya maso yanjye y'umubiri ntabasha kubibona, nta nubwo nzi n'ikiriwe mu isaha iza kuza, ariko kubera ko Imana iba iri kumwe nabo yasezeranye, aba ari kumwe nayo umunsi ku wundi, iravuga ati abantu banjye ndabarinda bakomeze urugendo, bakomeze. Sibyo, turakomeje. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze kugura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahitamo kureka ubwo buzima bwiza yari arimo. Avuga ati no, bene wacu barakubitwa kandi turi abantu b'isezerano. Bari babizi ko ari ab'isezerano. Niyo mpamvu birivuga ngo ni uko Uwiteka ari mu ijuru yumva gutakishwa, umuniho bafite, gutakishwa n'iminiho bafite. Nibwo yahise abwira Mose ati ngwino ngutume. Sibyo? Turakomeje. Ngo ahubwo agahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana, abiturisha kumara umwanya yanze kwishimira ibinezeza by'ibyaha byakorerwaga muri Egiputa. Sibyo? Turakomeje. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba itaboneka aravuga Imana. Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura atako. Uyu urebye kwizera Mose yari afite ntago gusanzwe. Hajya imbere ya Farawo ntanga bafite, akubita inkoni hasi, ibyo Imana yamubwiraga nibyo yakoraga. Sasa ageze ku nyanja itukuraho noneho birakomera. Imana abaza ati ufite iki mu ntoki? Ati mfite inkoni. Kubita hasi. Ni imbaraga zikomeye. Inyanja itukura iratandukana, ngo bambutse nk'abambuka ku musozi, nk'ahantu hatigeze hagera amazi, kuko bari bafite kwizera. Ni ukuri dukunda umwami Imana, kuko urebye ibyo yagiye ikorera abayo, ni ukuvuga ngo ni Imana yo kwizera, ni Imana yo kwizera, ngo kuko utizera atanezeza Imana. Kuri 29 niko bavuga ngo kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi, ngo Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Kuko ntago yari inzira yabo, ntabwo bari barahamagariwe kuhaca. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye y'Iyeriko, n'aharimo kwizera gukomeye, ziriduka. Ngo bamaze kuzizenguruka iminsi 7, Uwiteka arabwira ati muzenguruke iminsi 7 muririmba. Niba ariho yababwiye ngo baririmbe, hari ahandi yababwiye ngo mugende gusa muririmba. Abo ni ingabo za Yefuta yazibwiye, ariko yababwiye ngo muzenguruke iminsi 7. Kwizera harimo utuntu nyine tudasobanutse, handi Imana ikubwira ati we ryama gusa ndabikora.
ukumvira gusa akabwira ati ryama, cyangwa ati haguruka uririmbe iyi ndirimbo, iyo ndirimbo igahita ikora ibitangaza. Kwizera bijyana no kumvira. Urabona ko Mose kugira abashe gukora ibi byose yarumviraga, yari yizeye ko Imana bari kumwe. Niyo mpamvu nababwiye ngo tubikurure ubu tubishyire mu buzima bw'uyu munsi kugira ngo natwe tugire success nk'iyo bagize, sibyo? Noneho hasi avuga ngo mbese tuvuge iki? Bari bamaze kuba benshi. Turakomeje, reka twihute. Avuga ngo abo bose hari ahantu bagera kuri 11:38 ngo yemwe ngo bari bafite ubwiza budasanzwe, kandi isi yo yabarebaga yabonaga basa nabi bababaje. N'ubu hari abantu benshi tubona tukabona barasuzuguritse, nta gikundiro, nta ubuzima bwarabacanze, ariko bafite kwizera. Baravuga ati ngiye ndambara ibirenge byanjye cyangwa nambare kamambiri, ariko ndabizi ko Imana turi kumwe. Iyo twavuganye no kubikora izabikora. Uriya success yo mu mwuka ntabwo ari ifatika, nayo ibaho, bigeraho akaba ari byo bibyara, ariko akenshi hari na ba Lazaro batubamo, ukamureba ukavuga ati ariko Mana. Ariko uzi umuntu ujya nko gusura arwaye arembye, amaze nk'imyaka 5 arwaye, agatangira kugusengera, agatangira kukurema umutima, kandi wowe umeze neza. Biriya bikwereka kwizera kudasanzwe. Twageze kuri 38, ahandi bakomeje kuvuga kwizera, bavuga ba Gidiyoni, bavuga ba Yefta, bavuga ba Dawidi, ni benshi cyane. None avuga ngo yemwe ngo n'isi ntibari bakwiye ko bayibamo. Kandi abo nabizera bisezerano rya kera ntago bigeze babona Kristo, nta maraso yabamenewe, ariko Bibiliya avuga ngo ubwiza bari bafite, ngo yemwe n'isi ntibari bakwiye ko bayibamo, ngo ntibari bakwiye ko bayibamo, ngo bazereraga mu mashyamba. Nibyo nababwiye ngo nta bwiza bafite, ngo no mu bihanamanga, no mu muvumo, no mu masenga bahoraga bahunga kuko isi ntiyabakunze. Muri Yesaya 53 havuga ukuntu Yesu ngo yazereraga mu bihanamanga, ngo n'ishusho ye ntiyari ikunzwe, ngo yari yanzwe, ngo mbese ngo yakubiswe nk'ukubiswe n'Imana. Nuvuga ngo nawe nta gikundiro yari afite, ariko umuntu akababara inyuma, isi kamwota, byaramucanze, ariko umutima akajya yumva ijwi rimubwira ati humura, turi kumwe. Humura, ntiwiyandurishe ibiryo bw'ibwami, ntiwiyanduze, ntiwiyandarike, komeza ihangane, ntiwibe, ntugire gute, komeza, turi kumwe. Nuvuga ngo niyo mpamvu Imana yarebye Enoki ikavuga ngo uyu muntu handi Yesu yabonye uriya mugabo, ati muri Isirayeli yabonye Nataneli harimo umwizera umeze gutya. Nuvuga ngo hahandi Imana ireba abantu bagenda muri Isaka, ati ndi umuhamya wo guhamya ko kanaka. Imana ikareba ubwiza bwawe ikavuga ati umuntu kamukore muri iyi sida tazanduriramo, sibyo? None bavuga ngo n'isi ntibari bakwiye ko bayibamo, ngo baziraga mu mashyamba, no mu bihanamanga, no mu buvumo, no mu masenga. Ngabo bose nubwo bamaze guhamya neza ko kubwo kwizera kwabo, ngo nyamara ntibahabwa ibyasezeranyijwe. Ariko hasi avuga ngo kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo bazatunganywe rwose turi kumwe nabo. Naho ngaho ngarukiye, ariko hari verse yindi. Noneho hasi kuri 10 ku gice cya 10 akavuga ngo nuko natwe ubwo dufite igihamya cy'abahamya benshi. Iyi niko yo conclusion, ngo nuko natwe ubwo dufite igihamya, igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwiziringiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye, ngo dutumbire Yesu wenyine. Niko batubwiye, dutumbire Yesu wenyine, twizere Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose. Twizere Yesu wenyine. So nifuje kubaganira ngo dusabe Umwami Yesu atwongerere kwizera, anyongerere kwizera, abongerere kwizera, abaha inkomezi z'umutima, abaha imbaraga, yewe nibishoboka batume abahanuzi, nibishoboka abahereza inzozi, nibishoboka abaha amayerekwa, kugira ngo tubashe kubona imbaraga zo gukomeza urugendo. Ndabashimiye cyane. Reka dusoze dusenga twinginga Umwami Yesu atwongerere kwizera. Utarakira Yesu Umwami n'Umukiza yamwakira, yasubiramo aya magambo ngo Mwami Yesu Kristo, uyu munsi ndakwizeye, umbere Umwami n'Umukiza, ibya kera biribagiranye, nkuwe mu gitabo cy'urupfu nanditswe mu gitabo cy'ubugingo.
nakira amasezerano y'abana b'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese, Mana nziza, Mana ikiranuka kandi Mana yera, Mana yo gushimwa, Mana yo gusingizwa, ndagushimiye cyane kubwira ijambo, ngushimiye Mwami ko wabanye natwe tukaba tubashije kuryumva. Reka nk'uko ribivuga kwizera, ngo utizera ntanezeza Imana. Ni ukuri ntabwo dushaka kubaho tutakunezerewe, utatunezerewe. Reka utwongerere kwizera, reka utwongerere imbaraga, reka utwongerere kwihangana, reka utwuzuzemo kukumvira. Reka umwuka wera aganze imitima yacu, reka imbaraga z'ubwami bwawe ziganze umutima wacu, kandi reka n'uburinzi bwawe butubeho amajya n'amaza. Reka amaso yacu ahweze abashe kureba nk'uko barebaga, bakareba bya kure, natwe uduhe kureba, tubashe kwizera ibyo tubona biri kure mu mwuka, tubashe guturiza muri wowe, tubashe kwihanganira ibitugerageza, tubashe kumenya igihe no kumvira, kugira ngo tuzabashe kugera aho wifuza ko dushika, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashimiye cyane rero. Imana yo mu ijuru ikomeze ibiteho. Ngabire, Imana yo mu ijuru ikwiteho. Martha, Imana yo mu ijuru ikwiteho. Labani, Hirwa, Imana yo mu ijuru ikwiteho. Karasira, Jean Claude Karasira, Imana yo mu ijuru ikugirire neza, wakoze. N'abandi, Imana yo mu ijuru ikomeze ibagirire neza. Ndabakunda. Shalom, shalom.